nuko tugatangiye dutangiriye hano mu muhanda. Hari umugore wari uri kumwe n'umwana, arangije afata agatenesi akohereza mu muhanda, kandi uyu muhanda uri kubona ko harimo imodoka. Ako kanya hafi aho ngaho haje marayika ahita afata ya modoka, ahita yihindura igipupe, ahita yihindura agakinisho k'umwana. Ubwo umwana aragafata aragakinisha. Aho ngaho hari undi mwana w'umukobwa wari uri kwigendera, ni umwana mutoya uri kubona ko yibera ku muhanda. Maze marayika ahita amubonekera, aramubwira ati ndakwinginze genda umfatire umwana, ufate umwana uri hariya. Ubwo ngubwo umukobwa akimufata, wa mugore ahita yongerera mu mwaka, aramubwira ati nzanira umwana. Ati ntabwo nkubwiye ngo umufate, ati nanjye ubwanje nshoboye kumwifasha. Umukobwa aravuga ati nari nje kumutabara, ati kandi ibyo uhora ukora rero uyu mwana, ati bizakugaruka, ati umunsi uzaba umwe. Ako kanya hari indi modoka yahageze, uyu mwana w'umukobwa arikanga. Wa mugore ahita yijijisha ati ni gute uri kuza kudufatira umwana? Ati nari mufashe. Ubwo umugabo yahise aza ari kwirukanka, ahagarara hano aravuga ati ni ibiki biri kuba? Maze umugore aramubwira ati nari mufashe, yari atwibiye umwana. Ubwo umukobwa ari kubireba. Uyu mugabo arangije abaza umukobwa ati wari umujyanye he? Umukobwa aramusubiza ati oya ntabwo nari mujyanye, ahubwo nari nje kumutabara, nari mbonye imodoka igiye kumugonga. Umugabo aramusubiza n'uburakari bwinshi ati mva mu maso. Umukobwa arangije ahita yigendera. Umugabo arangije afata umwana we. Wa mugore yari ari kwijijisha, ubwo umwana yari ari kurira. Umugabo abwira umwana we ati mwana wanjye, ati cecekere, ati kandi ndabizi ko ubuzima bwawe buzagenda neza. Ubwo umugore arabibona, ariko yari ababaye, barakwereka bwarije. Umugabo n'umugore bari baryamye mu buriri. Umugore arangije areba niba umugabo yasinziye, abona umugabo yasinziye. Umugore arabyuka, ndetse abyuka ari guseka, ntabwo tuzi ngo agiye he. Arangije ntabwo tuzi ngo ni igiki kimubyukije, nta kindi kintu yavuze. Yaravuze ati wacana we, ati noneho irya none ntabwo urankira, ati reka ndebe ukuntu barongera kugutabara. Ubwo umugore yarabyutse asiga umugabo mu buriri, arangije arasohoka mu cyumba. Uri kubona ko hari gahunda afite kuri uyu mwana. N'uyu mugabo yari yisinziriye, barakwereka umwana nawe yari ari mu cyumba aryamye yisinziriye. Wibuke ubu ni nijoro. Ubwo umugore yakomeje kuza asatira uyu mwana, arangije aramwitegereza, aramuterura. Uyu mwana amujanye hehe? Kurikirana agafilime witonze uraza gusobanukirwa. Kandi iyi ni episode ya mbere, ndagira ngo nkwibutse uzakurikirana episode ya kabiri nayo wumva uko bizagenda. Dusiza mujyanye, ntabwo tuzinga mujyanye. Barakwereka umugore yaje hano ku muhanda, ari kubwira uyu mwana ati wa mwana we, ati njye ntabwo nshoboye kurera, ati ntabwo nari nabyara, ati nzareramo nabyaye. Arangije aramubwira ati genda uzashake ahandi hantu ugwa. Ubwo umugore asiga umwana arigendera. Barakwereka wa mukobwa urara ku muhanda yari yiryamiye. Ako kanya mu iryo joro marayika araza aramuhamagara, aramubwira ati kanguka, ati ndagusabye kanguka. Maze umukobwa arakanguka, ari gushidukira hejuru. Marayika aramubwira ati fata uriya mwana. Arangije ahita abura. Umukobwa yatekereje niba yari kurota, kuko yari mu bitotsi byinshi. Arebye imbere ye abona wa mwana, abona ateretse imbere ye. Arangije aramuhamagara, aramubwira ati va hano, va tube turi kumwe. Ni umwana wibera ku muhanda, gusa agira umutima mwiza. Ubwo umwana nta kindi kintu yakoze, yaje asanga uyu mukobwa. Uyu mwana w'umukobwa agira umutima mwiza. Ubwo arangije afata umwana, uri kubona ko anamwishimiye. Ubwo aramubwira ati iryamire hano turebe ko bwaca bwitwa ejo. Ubwo umukobwa yararangije afata umwana amwiyegamiza ku gituza. Ubwo ngubwo arangije aramutwikira, barongera barasinzira. Uyu mwana w'umukobwa yigirira umutima mwiza kandi akunda gufasha uyu mwana. Barakwereka bwarakeye, papa w'umwana
yinjiye mu cyumba aje kureba ukuntu umwana we yaramutse. Ageze hano akubitwa n'inkuba, abona ku buriri, abona nta mwana uhari. Aravuga ati uyu mwana yaba yagiye he? Ati ndarota cyangwa. Umugabo yifata ku gahanga aravuga ati umwana wanjye yahagurutse afite amababa. Ako kanya wa mugore w'ishitani yarinjiye abwira umugabo ati habaye iki? Umugabo aravuga ati ngeze hano mu cyumba cy'umwana nje kureba umwana nsanga nta mwana urimo. Umukobwa nawe aramubaza ati, uyu mugore aramubaza ati yaba yagiye he se? None yaba yagiye? Umugabo aramubwira ati nanjye icyo nicyo kibazo ndi kwibaza. Ubwo nta kindi kintu bakoze, barayambiranye. Kandi uyu mukobwa uri kubona ko ibi bintu byose abizi, azi ibyo yari yakoze. Umugabo arangije aravuga ati ngiye gushaka umwana wanjye, ati ntago nagomya kwicara guca. Umukobwa aramukurikira, amukurikira ari guseka. Barakwereka wa mukobwa yari akiryamye, umwana yabyutse mbere ahantu yari aryamye. Barakwereka haje abapolisi benshi, ni nabo banamukanguye. Baramubaza ati baramubwira ati kanguka. Arababwira ati ko munteye, ko mungeze hejuru byagenze bite? Uyu mugabo aramubwira ati umwana wanjye ni uyu nguyu ndetse niwe umufite. Uyu mugore aravuga ati uyu mukobwa buri gihe duhora turamufata ari kugerageza kwiba uyu mwana. Umukobwa arababwira ati uyu mwana namusanze hariya, namubonye hariya hanze nijoro, ndangije ndamufata. Ati kosa naba nakoze ni irihe? Umugabo arangije aramubwira ati yaba yagejejwe nande? Ati uyu mukobwa ntimuje kumufunga kubw'umutekano w'umwana wanjye, ati kubw'amahoro y'umwana wanjye nimumufate mu mutware. Ubwo umupolisi umwe yabwiye aka gakobwa ati tugiye kugufunga, ati kuko ibyo tukubonanye birarenze. Ubwo umukobwa yahise avuga ati ariko muraba mumpoye ubusa. Barangije baramutambikanye. Abapolisi nta kindi kintu bashinzwe uretse gutambikana abantu. Ubwo ngubwo barakwereka ibyo byarabaye. Umugabo ari hano ari kubwira umugore we ati ngiye ku kazi, atariko nsezeranye niba urandebera umwana, nsezeranye niba umwana wanjye nta kindi kintu kibi kiri buze kumubaho. Umugore aramubwira ati ntaco, ati kandi ati ndagukunda. Ubwo rero n'umwana wawe ati nta kintu kibi yaba kuko umwana wawe ni wowe. Ubwo umugabo aramubwira ati nanjye ndagukunda mukunzi, ati ubu ngiye ku kazi, nizere ko uraza kubinkorera. Ubwo ngubwo arangije aramusezera. Umugabo agenda yishimye azi ko afite umugore muzima, ariko uyu mugore ni ishitani. Kwibutsa gukanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Ubwo uyu mugore yasigaye ari kuvuga ati nkurebera umwana, ati nanjye ubwanjye ati ntabwo nari nabyara, ati reka nze nkwereke mujana aho batazongera kumutabara. Ubwo umugore yahise afunga gate, afunga ababaye. Barakwereka wa mukobwa aho yari ari muri gereza ari kubwira umupolisi ati nubwo mfunzwe ariko ndarengana, ati mwakora iperereza mukareba. Akomeza kwinginga umupolisi amubwira ati mwafata n'amashusho kamera yafashe ku muhanda. Umupolisi abwira uyu mukobwa ati twafata amashusho tugasanga n'ubundi cyari kiri kuguhama byagenda bite? Umupolisi aravuga ati twagukatira burundu. Umukobwa aravuga ati nta kibazo, ati ndagusabye ibyo bintu mubikore. Ubwo umupolisi uraha yitegereje umukobwa abona ntago ari kumubesha. Arangije akurayo urufunguzo ngo amufungure bajye kureba amafoto yafashwe na kamera. Ubwo ibyo byarabaye. Barakwereka bahise baza kureba Fande aho yari yibereye mu biro kuri mashini. Maze umupolisi abwira Fande ati uyu mukobwa hari ikintu yari yifuje. Ati yari yifuje yuko twareba video zafashwe na kamera ku muhanda, maze tukareba niba ari kurengana tukamurekura. Umupolisi aramubwira ati twasanga ari kurengana twamurekura, ati nta kibazo. Ngo barangije baza kureba, ariko n'umukobwa ahagaze ari kubabwira ati njewe ati ndababwiza ukuri yuko uriya mwana ntago nagiye kumufata mu nzu. Barebye kamera babona ukuntu umugore yazanye umwana akamushyira ku muhanda, yarangiza akamwohereza akamusiga aho ngaho akigendera. Ndetse babona n'ukuntu uyu mukobwa
yahuye n'umwana, babona ukuntu yamuhamagaye amubonye hanze. Abapolisi babonye nta cyaha afite bararebana. Uyu mukobwa arababwira ati ntabwo ari njye wabikoze. Ubwo umukobwa yahise yirukanka arabacika, barangije bamwirukankaho, twasize birukanka. Nyagasani, ubwo barakwereka umukobwa yatangiye kwirukanka, ageze hano yarahagaze arikanga, abona marayika. Marayika aramubwira ati tambika ugere mu ishyamba urebe ibiri kuba, ntabwo tuzi ngo ni ibiki biri kuba. Ubwo ngubwo uyu mukobwa yahise yirukanka ariho yerekeza. Abapolisi nabo bakomeza kumwirukankaho, barakwereka uyu mukobwa yaje mu ishyamba ndetse aciye no ku ruzi no ku mazi. Abapolisi nabo bakomeje kumukurikira, ubwo barakurikira, ubwo niko n'umukobwa ari kwirukanka ndetse ari kubasiga. Barakwereka papa w'umukobwa w'umwana nawe yaratashe avuye ku kazi, ageze imbere abona ahantu handitse izina rye, hariho n'indangamerekezo. Arangije ava mu modoka, avuye mu modoka, ava mu modoka ari kuvuga ati uyu ninde waba wanditse hano ibi ngibi. Umugabo ava mu modoka aritegereza neza, ari kuvuga ati uyu muntu yarashaka kugera kuki? Ati se ahantu ari kundangira hariho iki? Nyagasani, kurikira filime witonze uraza gusobanukirwa. Ako kanya ibyo byarahavuye, haza marayika, ndetse uyu marayika yahoze ari umugore we, amutungira agatoki. Uyu mugabo arikanga agira ngo ntabwo ari kureba neza, aravuga ati ndi kurota. Gusa marayika we ari kumutungira agatoki kandi ntabwo yari kuvuga. Uyu mugabo arangije aravuga ati ahangaha uri kundangira ati hariho iki? Ngo ngubwo uyu mugabo yaratunguwe, ibyo yari ari kubona ntabwo byari bisanzwe. Marayika yakomeje kumutungira urutoki, arangije ahita abura. Mugabo asigara ari kwibaza ibiri kuba, ari kuvuga ati ndabonekewe. Uyu mugabo arangije aravuga ati reka ngereyo ndebe ibiri kuberayo. Barakwereka umugabo yasubiye mu modoka kugira ngo agereyo arebe icyo marayika yari ari kumubwira. Ese ni ibiki biri kuberayo? Kuboherejwe papa w'umwana bakoherezaho na mushuti we. Barakwereka uno mugore hari umwana ari gushingura. Ese ni wa wundi? Tuzahurire muri episode ikurikira. Ndabakunda. Ciao ciao.